Imana nitwa Mizero Shije tugiye kwigana amagambo avuga ngo umukiranutsi Yobu. Yobu yari umukire cyane wubahaga Imana, yatangaga ibitambo agasengera abana be buri gihe. Satani umugome amuteza ibyago byinshi bigurumana nk'umuriro, arwara ibisebe ahantu hose. Abonye agiye gupfa aravuga ati niyo napfa ntaba nizeye Imana. Yobu yari azi ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, kuko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu apfuye abahungu be bagira ikuzo babimenye, bacishwa bugufi ntamenye agakuru kabo. Na Salomo yaravuze ati abazima bazi ko bazapfa, ariko bapfuye ntacyo bazi. Yobu igihe yari ababaye cyane, ahantu hose hari kumurya yari afite ibyiringiro. Ibyiringiro ni ibyiringiro by'umuzuko. Maranatha. Umwami Yesu naze. Maranatha. Urakoze. Umwami Yesu azaza maze abapfuye bazuke. Abakoze ibibi abahane, abakoze ibyiza twese atujyane mu ijuru, twambare amababa tujye kurya ku giti cy'umutima. Yobu yaravuze ati ariko nzi ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ari kure, kandi ko amaherezo azahagarara ku isi. Yesu akiri mu isi ntiyigeze ajya guhamba na rimwe, ahubwo yasuraga abapfuye. Yesu yaravuze ati njya kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera agaruka. Hari umubyeyi wari ufite umwana yava ku ishuri akamubwira ibyo yize. Umunsi umwe agiye kukabyutsa ngo ajye ku ishuri asanga kapfuye, ararira cyane. Abakuru b'itorero baza kumusura baramuhumuriza, ariko aranga, ararira cyane. Baramubwira ati azazuka ku munsi w'umuzuko. Yesu azaza maze abapfuye bazuke, abakoze ibibi abahane, abakoze ibyiza twese atujyane mu ijuru, twambare amababa tujye kurya ku giti cy'umuzuko. Yesu yifuza kuzajyana neza mu ijuru. Dore ikiganza hejuru dusenga. Data twese turi mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, udufashe mu izina rya Yesu. Amen.